nanjye kubasubiza mu izina rya Yesu. N'Imana cyane ko turi hano munsi y'igisenge cy'inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bashimira Imana ku byakorewe hano. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Bashimira Imana ku bwa Pastor Valens. Njyewe twagiye twamenyanye imbere y'uko amenyana n'umutware, twajyaga duhura, ibi murimo nibyo bindimo. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Nishimiye kuzana na Pastor Kabasani inshuti yacu, turamukunda cyane, niwe muryango watwakiriye tugeze i Kigali. Nibo batwakiriye, nibo batubereye inshuti. Ubucuti bwacu uyu munsi tugiye kuzuza imyaka 9. Batubereye inshuti z'umugisha, tubanye neza. Kandi ijambo riratubwira ngo ari mu hagati yacu n'akagira umwenda uwo ari wo wose, ngo keretse uw'urukundo. Yesu nahimbaza. Haleluya. Niryo sezerano rya nyuma Yesu yasigiye abigishwa be. Arababwira ngo mukundane, ngo nibwo ab'isi bazababona bakamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Imana yacu ni ihimbaza. Haleluya. Mugenzi ujya mu ijuru, rwana ishyaka ryo gukundana na mwene so, rwana ishyaka ryo kubana amahoro na bene so. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Baheburayo ntabwo ariho nshaka kwigisha. Mu Baheburayo ibice 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa, ngo kuko utajejwe atazigera abona umwami. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Yesu nahimbaza. Ibyo rero bikuraza ishinga, ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kandi ugira umwete wo kwezwa. Kuko reka mbabwire, Yesu azaza. Mutagira ngo turabivugira aha ngo bizagarukira. Azaza kandi azaza kujyana abejejwe. Haleluya. Abantu benshi bantunze mu matelefoni yabo, ubundi batari bazi uwo batunze. Dore niba wari ufite uwo wari utunze n'uyu. Yesu nahimbaza. Haleluya. Abenshi banzi kubuhamya, abandi banzi ku ijambo, ariko simpagurutse kubaha ubuhamya. Icyo ni ikindi gihe. Bagurutse kubigisha ku ijambo rivuga kwiringira Imana. Yesu nahimbaza. Haleluya. Bagurutse kubabwira ku ijambo ryo kwiringira Imana. Reka mbabwire, mureke twiringire Imana bene da. Mureke tugira dute? Twiringire Imana. Ushobora kwiringira umuntu akamukoza isoni. Ushobora kwiringira ibifatika bikaguca mu myanya y'intoki. Ushobora kwiringira ibihari ntibihabe. Imana yacu nishimwe cyane. Ariko Imana ntiwayiringira ngo igukoze isoni. Imana ntiwayiringira ngo igutetereze. Imana ntiwayiringira ngo itume uhinduka urw'abera. Imana ntiwayiringira ngo ibiciro by'umugani. Aya ntabwo bishoboka. Kugira ngo amina. Haleluya. Yesu nahimbaza. Haleluya. Tuvuga ibi, abatarimo neza ntibabikunda. Abatarimo neza ntibabyakira. Ariko abarimo neza babona ibihari nk'ibidahari. Babona ibidafatika nk'ibifatika. Iyo tuvuga kwiringira Imana, abatarimo neza baravuga bati ibyo ni ibiki. Yaba yavugaga ko hari ifaranga, yaba yavugaga ko hari ibifatika, ariko reka mbabwire, dukura amaso ku bifatika, dutumire ibisa n'ibidafatika, nyamara ari byo bifatikanya. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nahimba. Amen. Byose bibasha gushira, bibasha guhinduka, ariko Imana wayiringiye ntishira, ntihinduka, ntikoze isoni, ntihaza, ntisubiza.
nahimba. Haleluya. Haleluya. Yakavuga ko umugabo wari ufite ibifatika byose ariko arangije asanga si ibyo kwirata, arangije yiringira Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Umugabo witwa Dawudi yaciye mu buzima bukomeye ariko igihe kiragera buroroha ahinduka umwami w'Abisirayeli, yicara ku ntebe y'ubwami. Dawudi arubahwa, yubahwa n'abantu n'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Ibifatika ariko umunsi umwe arabyitegereza asanga ntakwiriye kubyiringira, ahubwo akwiriye gukomeza kwihishira Imana. Haleluya. Yavuga mu bice 39 bya Zaburi. Umurongo waho wa 6 ni 30 ushaka kuvuga. Murongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Murongo wa 6 abwira Imana, reka mbivuge nshishije bugufi. Abwira Imana ngo dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Amina. Akayibwira ngo igihe cy'ubugingo bwanjye imbere yawe ni ubusa. Akayibwira ngo umuntu nubwo akomeye ngo ni umwuka gusa. Akayibwira ngo bahita bameze nk'igicucu. Ubaho cyahereye kiracyahari. Arayibwira ngo biruhiriza ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazuza bujya. Wabwiki yasubiramo aya magambo. Reka tuyasome tugira ngo wenda aravuga ngo dore reka nisomere Imana yarabigishije. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. 7 ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazuza bujyana. Kandi mafashe nibusoreze kuwa munani. Yesu nahimbaje. Haleluya. Avuze ijambo rikomeye aravuga ngo umuntu arundanya ubutunzi atazuza bujyana. Reka mukizuka. Ibi bifatika ntibizamutere guhemuka kuzuza ubwami bw'ijuru. Imana yacu nihabwe. Haleluya. Kuko bararundanya ariko ngo ntibazuza bujyana. Imana yacu nishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi hagufite ibya mirenge ariko yahumetse umwuka wa nyuma azubisigaramo arinde. Azuri mu biryarinde. Imana yacu nishimwe cyane. Bivuze ko Imana nidutera iteka ikanabiduha ureka tubishakisha mu bucuti n'Imana. Twubake ahatazagerwa ingese, nta nyenzi, nta bujura uzabana ngo akwibe, igihe kikagera Imana ikakugororera ibyo wakoze. Haleluya. 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 Ntibizagutera guhemuka, ntibizakubuze kubikoresherezamo Imana kuko Yesu nahimbaza. Haleluya. Dawudi arangije abihindura ubusa. Ku murongo wa 8 abona igisubizo. Murongo wa 8 aravuga ngo umwami none ntegereje iki? Ni wowe niringira. Amen. Muri byo byose ntegereje iki? Ubutabazi bwava mu bihe muri byo. Arangije aravuga ngo ni wowe niringira. Ahitamo neza. Ureke tumenye guhitamo neza. Ureke dukomeze twiringire Imana kuko ntabwo igikoze isoni. Turabagabo bo kwihamya. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Icyambere yiringiye Imana idapfa ngo bayihambe. Ejo mu gitondo bategura umunsi wo gukurikira iyo cyaha. Icya kabiri yiringira Imana itarwara ngo igeshashika abashaka umurwaza yicara iruhanda yirwaza. Icya gatatu yiringira Imana idaterwa ngo itizwe amaboko na Kongo, Tanzania, Burundi n'u Rwanda bayifashe kurwana urugamba. Icya kane yiringira Imana idakena ngo iguze beka populaire na sako ejo bazateza ibyayo. Yiringira Imana Yesu nahimbaza.
icyiza niyo kije ntakibona. Yego. Azakibona ati amaso yarahanze Jean Claude akayakura ku Uwiteka. Azakibona ati yarahanze Margarita akazigera. Ariko Yesu nahimba. Haleluya. Ariko igisubizo kiri ku murongo wa 7 aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi ngo kigashora imizi yacyo mu mugezi. Ngo nikizita ku mwaka wacanye ngo nikizareka kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Ngo kandi ngo gihorana itoto. Haleluya. Haleluya. Ntimutekereze ko hari ibindi tubarusha. Nicyo tubarusha. Ndavuga abapagani batizera umwami Yesu umwami. Nicyo tubarusha. Ibindi tubihuriyeho. Bararwara tukarwara, bapfusha tugapfusha, babura ay'abanyeshuri nawe ayabura. Yego, babura ukaburara ariko barusha kimwe. Haraho washora y'imisi. Ajagira miliyoni agahagarika umutima ukamushiramo akajya kubungira uwo 900 ngo mugotore. Yego. Ariko murakora wasogonye akamenya agira neza. Wasogonye akamenya uburyohe bwa Kristo. Akamume ajagira bitanu ku mufuka no kuri konse nayanze. Umuhanda kawica. Akahora ni nasa kakubita natima ya kugurira agafanta. Binaguha igikombe cy'amata. Uri bitanu. Ajaraza ubusiri rimwe abana. Iryo kabiri akirara mu ishyamba ry'imyumbati y'abandi akayibandaguza nkaho yayiteye. Ariko murakora basogongeye akamenya ko Kristo agira neza. Baterura kurira agahagarara hatabarirwa. Akanyarukira muri Zaburi ya 25:3 akavuga ngo siko bizabereka. Akavuga ngo
rwose bikamuterera ku munigo nk'uwo yatereyeho hasi bari usaba Yuda bagatama ikamusanga ikamubaza ngo wariye wanyu uzi uw'amahoro yaraye ate uzi abana be baraye bameze mu gitondo fata ibiro 10 by'akawungu ugerekaho 5 by'ibishyimbo ushyireho imfura za beneresha ihuta yaraye ku munibose akabyoka umunyonzi wimufasha cyane ntabwo umumoto Yesu nahimba amen akabimukubita akamugati hute nakahanda ka gatatu uramanuka uba inzu ya mbere ya kabiri naho genda ariko nanjye da kajya kubona umuntu agakuja turukiya uracyari mu byanditswe kandi ntabwo urava gutabara uri muri Zaburi 121 mu murongo wa mbere aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi akabona umuntu aragakurira akavuga buriya ngira ngo aramanukira muri kari turiringira ariko tukavuga ngo se ni ibyacu ariko byari byacu kabona romboreje wawe akakubwira ati ibi bintu barambwiye ngo mbizane hano uwabimpaye ari inyuma ari buze mwivuganire ugatangira guhambura urukoba rw'igare cyangwa rwa moto uterura hasi indirimbo igahita ihera mu mutima haravuga ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwaca mu gitondo hari kurira kwa kurarira ariko mu gitondo ntuza Imana yacu ni amen ababwire ngo ndakure cyane Imana itangukura babwira amateka yanjye abo binkoze isoni kuko n'imbaraga ihesha uwizera haleluya cyane Imana itagukura ngo gutereka ahantu wayiringiye nawe usobanuke abajwe cyane w'Imana itatariyo yakuzamuye itagukongobora ngo gucishe mu bibiri ujye ubizirikana umugambi w'Imana ntujye uhinduka Yesaya 49:14 harabira kuko Imana bwari butuye Siyoni buhura n'ibibazo buhura n'intambara buraturika burarira ibwarira gusa ahubwo buravuga ngo Siyoni iravuga ngo Yehova yaradutaye Uwiteka aratwibagiwe Imana irabahindukirira babaza ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana ntababariro irababwira ngo icyakora babasha kwibagirwa kamere y'umuntu iribagirwa ariko kamere y'Imana wicyakora babasha kwibagirwa ariko jyaho sinzakwibagirwa dore naguciye nk'imanzi mu kiganza cyanjye kandi inkike zawe ziri imbere yanjye ese mutekereza ko imanzi muri abanyarwanda mwese imanzi umuntu yishushanyaho n'ikirani imanzi isa n'itatuwaje z'abiki gihe reka da mujye muca n'iy'umwuka Yesu nahimba imanzi bazana icyuma gityaye ugatega ukuboko ubishaka bagakata uburyo bw'imanzi ushaka ariko iyo bakata ntukubita yijisho ngo umwenyure ngo uvuge ngo ko ari nziza we ntayiwe moto uyijyana mu kanwa cyangwa imodoka utayifite mu bikorwa iyo bakata buri muri bagasoza ukuboko kwa kwikorera amasaza agatongora mu kwaha yandi yakarema none ayagatumukaho abaguciyeho bagacira abandi bakagenda ni bwiza ariko iyo birenze ibisebe bikarenga inkovu bikitwa imanzi abaguhaga muhinya nibo bakwiruka inyuma bareba bwa bwiza bwaza aho timuciye umwuka uyu munsi ubuzima burimo n'imanzi mwaci abacaho ku muhanda baraseka bakavuga bati biriya bizagera ariko buriya ni ikintu ariko
nimukomere ubuzima tunyuramo nizo manzi twaciye ariko uko dukomeza Imana yorosha imisonga uko dukomeza ikadutereka ku musozi w'amashimwe abasengaga n'abaduhaga muhinya batwiruka inyuma batubaza ngo ariko byagenze Yesu nahimba amen amen haleluya amen bari mu munyaje bari mu bikomeye bamaze imyaka 70 ikibazo ufite kimara ingahe utuma utekereza ko Imana itaguteturura bikuneze Yesu nahimba amen 70 bari mu munyaje umugabo w'imyaka 30 yakubitwaga n'umwana w'imyaka 10 yibeshye se musubize inkoko iri wabishonda umukara baroti inzozi bakaroti zibaca intege abahanurira bakabahanurira ibahungabana ariko kuko idakiraningirwa ngo yibagirwe yumva bwira ubwoko bwanjye aya magambo babwire ngo ntibite ku nzozi barota ntibite no kubahanurira ari ibinyoma ntabatinya babwire mu gihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo mbasohozeho ijambo rya Yesu biragaragaza ibyo nibwira kubagirira ngo ni amahoro si hanyuma y'ikisi niyo umuntu akuganirira akavuga ngo hanyuma utagugutwe cyane ngo wumviriza hanyuma kuko ritandukanye n'ibyo yavuze irabizi ko hanyuma y'ikibazo hari igisubizo irabizi ko hirya y'amarira hari ibitwenge irabizi ko hirya y'intambara hari amahoro guhera Imana icyubahiro iringira Imana uyitegereza ndabakuvuga ariko niwahuye twinshi ajya nezeza mfashwa n'amagambo muri Zaburi ya 40 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2 yaravuze ngo nategereje Uwiteka nihangana ngo ndegera ugutwi ngo yumva gutaka kwanjye wamura mu rwobo rwo kurimbuka ngo ndetse no mu byondo by'isaha ngo ndangije atereka intambwe zanjye ku rutare Yesu nahimba haleluya ariko yatekereza urwobo rwo kurimbuka kandi rurimo ibyondo by'isayo wasaye mu isayo se ajya akenera kwisayura iyo akeneye kwisayura asaya cyane ariko ngo iyo Mana yategereje yiringiye niyo yarambuye ukuboko kwayo imukura muri iyi Mana yacu nishima cyane haleluya amina haleluya imuteruyemo imukuye muri iryo sayo ntabwo yamuteretse ku mugina nta nubwo yamuteretse ku musenyi ngo yamuteretse ku rutare icyampa Imana ikagutereka mu rutare rwo Kristo haleluya yamuteretse ku rutare ngo kandi akomeza intambwe ze azikomereza mu rutare we amaze kuvunjira icyampa Imana ikakuvunjira we biramuvunjira yamuvunjiye gute yaravuze ngo yashize indirimbo nshya mu kanwa kanjye none igisha gisimbura ikimeze gikikaza Yesu nahimbazwe Imana ikuramo amaganya yo kuba mu rwobo rwo kurimbuka mu byondo by'isayo na bya bindi byose irabivunja ikuramo indirimbo ishara ishyira indirimbo nshya mu kanwa ke wariyo shimwe ry'Imana haleluya yongeraho ijambo rivuga ngo benshi barabibonye baratinya ngo maze biringira Uwiteka haleluya ishyira indirimbo nshya mu kanwa kawe benshi bazabibona batinye kandi baziringira Imana ndaguhamagarira kwiringira Imana kuko uwiringiye Imana ntajya akorwa n'isoni kandi reka nsoreze kuri iri jambo nta muntu w'Imana wayiringiye ujya utanga Imana mu kibazo cye umunsi wakiyitanzemo uzapfa bagushyingure neza Yesu nahimbaza ariko ubwo abantu tujya twiriza ibibazo biranzonze ko bitaguritse hariya bigutanzemo we Yesu nashimye hariya bigutanzemo ikibazo ukaba ukirimo ukambara ukaberwa kihari n'abandi babizi ko gihari ikibazo cyabaye ingutu ukisiga amavuta akagufata we umbera ntutonde ikibazo gihari ukaryama ugasinzira ukanerekwa kitakemutse kurya hariya kigutanzemo Yesu nashimye haleluya reka turebe urugero rw'abo bantu ntabwo dusoma uzahasome nawe
Daniel ibice 3 aba bahungu bari abasore b'abanyagano bakurwa iwabo ari abanyagano bahabwa imirimo mu bwami bw'i Babuloni. Imana yacu nishimwe cyane ariko bakaba bubaha Imana yabo bakaba bayihindira umushyitsi niyo biringira. Yesu nashimwe cyane. Umwami Nebukadineza ngo afata igitekerezo cyo kureba igishushanyo ngo agitereka mu kibaya ngo arangije aravuga ngo nta kindi kizasengwa ngo bakiramye keretse igishushanyo nagize nabaje. Mana yacu nishimwe cyane atanga itangazo aravuga ngo nimwumva inanga mukumva amakondera mukumva amasambuka mukumva n'amabubura mwese muzubarare muramye ni amahoro. Yesu nashimwe cyane ariko aravuga ngo utazigera aramya igishushanyo nakoze dore itanura ry'iriya naryo bazaryegegeza karindwi rugurumane utararamije igishushanyo nakoze azajugunywa muri iryo tanura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bukeye rero amakondera aravuga amabubura aravuga amasambuka aravuga n'ibintu byose bivuga n'inanga byose biravuga. Abantu bose baramanuka barubarara baramya igishushanyo Nebukadineza yakoze. Abana b'Abayuda biringira Uwiteka Imana nyir'ingabo barangije bahagarara bwuma bafunga bukwasi baravuga bati tuzi Imana twakoreye tuzi Imana twubaha tuzi Imana twiringiye ntabwo twakubarara igishushanyo Umwami wakoze. Mana yacu nishimwe. Haleluya. Abandi ngo bubura amaso babona abana barahagaze rwose banenye cyane barangije abirukira ku Mwami baramubwira ngo babanyagano b'abasore b'abanyagano wahaye intara z'igihugu ngo banaziyobore ntabwo bitaye ku itegeko washizeho ntibigeze baramya igishushanyo basigaye bahagaze ngo Umwami mu maso ye harahinduriza bararakara barazara batumvira arababaza ngo Shadraka Meshaki na Abedenego ese nimwe mwabyibwirije kugomera itegeko ryanjye nashizeho. Bahaye amahirwe ya kabiri ibyuma byose nibivuga mukubarara ni amahoro ariko nimutubarara dore yatanura baryenyegeza inshuro 7 babajugunye abana bahagaze rwose bene baramusubiza bati Nebukadineza nta mpamvu ituma tugusubiza kuri iryo jambo uvuze. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi ntabwo tuzubararira igishushanyo umugabo ararakara neza ategeka abasore ngo b'intarumikwa bari aho b'imisore wagira ngo byateruye ibyuma aravuga ati mubafate mubabohe n'imyambaro yabo n'amafurero yabo mushugunye mu muriro kwitanura. Barafata barahambira baraterura bagira batya bajya kunaga mu itanura bagira batya bararekura. Nta gitangaza ko kizaguterura kikwita ibyatsi kiyitibuye kigashi bagira batya banaga mu muriro ibirimi bisumira bateruye barashya barakongoka abandi bakigera mu muriro bamusangamo yawubatanze yahaye itegeko umuriro ngo muce utugozi tubaboshye ntihagire nakoya ko ku mubiri kababuka ntihagire umwotsi ubanukaho muce utugozi gusa utugozi turaturegurika. Abana b'abasore batangira gutemberanwa nawe ababwira ati ariko sinababwiye ko ntazabasiga sinababwiye ko ntazabahana sinababwiye ko nimuca mu birimi by'umuriro bitazabafata sinababwiye ko nimubirana mu migezi ikazigera ibafata sinababwiye ko nzabana nawe ariko datawe wari umuriro uhinduka pisine batangira kumva akayaga keza yabawe ariko twakwiringiye Imana Imana tukiringiriye Imana icyakujugunye kizakubona. Nebukadineza ngo yubura amaso arebe mu itanura ry'umuriro abonamo abantu 4 bagendamo akomanga ku batwara ati mbese ntitwajugunye 3 mu muriro kandi baboshye bati yego nyakubo ati ndabona 4 mu itanura ry'umuriro bagendamo ariko ishusho y'uwakane imeze nk'iy'umwana we. Ishusho y'uwakane Imana ntizakoze isoni abayiringira yakuhamagara kwiringira Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya.
babasanga ngo babindukirize basanga nta muriro banukaho barebe ku mutwe nta gasati kaba arangije atanga itangazo aravuga ngo mu bihugu byanjye byose uko ari 127 utazasenga Imana ya Shoduraka Mishake na Abedenego urugo rwe ruzatemagurwe ruhinduka icyafu abiringira Imana nibo bazatuma imitima y'abenshi ihindukirira kubaha Imana. Atitaye kubera kwirembo arayiringira gaca uwo bakujije akaba kabiri ku mwami yacaho abandi bakubarara bagahagarara aravuga ati nubwo ndida kwirembo nkaba ntacyo maze ndeba nk'udafite agaciro ariko mfite Imana isumba Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, amina, haleluya. Niko hatubwira mu bice bitatu bya Esiteri, hatubwira ngo umwami uhereye ku murongo wa mbere ngo akuza Hamani mwene Hamedata w'Umwagagi umwanzi w'Abayuda amubugira igisonga kimukurikira. Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya. Hamani yajya aca abandi bakubarara Morodekayi agahagarara ngo arangije ararakara umunsi umwe ngo arasohoka ngo arangije aragenda ku murongo wa 8 ngo abwira umwami ngo hari ubwoko bwanyanyagiye mu bihugu byawe uko ari 127 amategeko yabwo ntabwo ahwanye na yacu. Umwami nabikunda ndatanga itoranto z'ifeza bazishyire mu mufuka w'umwami ariko ubwo bwoko butangwe bupfe. Umwami ngo arangije yiyambura impeta y'izahabu arayimuha bigaragaza ko atanze ubwo bwoko mu maboko ye aramubwira ngo genda ubagenze uko ushaka. Arangije ngo mwandikira inzandiko bagihomesha ikimenyesho cy'ubushishi kivuga ko ntabwo bivuguruzwa. Barangije izo nzandiko bazinyanyagiza mu murwa wose w'Ishushani batangaza ko Abayuda bagomba gupfa. Mana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Mu bice bine harambwira ngo hari irembo ritagibwagamo n'umuntu wambaye ibigunira ariko ngo Morodekayi akimenya ayo makuru yambura imyenda ye yambara ibigunira yitera ivu ajya muri rya rembo ritagibwagamo n'uwambaye ibigunira ngo atakijwe rirenga ry'umubabaro atakira Imana yo mu ijuru kuko ariyo yiringiraga. Yesu nahimbazwe. Ayo makuru agera kuri Esiteri. Esiteri ngo yohereza Morodekayi imyenda yo gukuranwa niyo yarakeneye. Shuti yanjye muri ubu buzima hari igihe Satani abantu ugiye gusingira ibisubizo akazana ibisa n'ibisubizo ariko ntuzemere kugeza ugeze ku bisubizo byawe. Ntabwo yayakiriye arangije nawe amutumaho amubwira ibyabaye aravuga ati rero ukwiriye kujya guhakirwa bene wanyu ntibapfe. Esiteri amutuma aramubwira ngo hashize iminsi 30 mw'amatanumira kumusanga mu rugo rw'ikambere hari itegeko rimwe ugiye yatamutumiye arapfa. Morodekayi amutumaho aramubwira ngo ntuzibaze ngo ni wowe uzakira kuko uri mu rugo rw'umwami. Aramubwira ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa ariko wowe n'inzu ya so ushobora kurimbuka. Akimara kumubwira gutyo Esiteri amenya ko ibyiringiro byabo nta handi keretse mu Mana. Ariho hafi ibyiringiro, ariho hafi ubutabazi, ariho hafi imbaraga zo kubarengera. Arangije atumaho Morodekayi aramubwira ati genda wowe n'Abayuda mwinjira mu masengesho iminsi 3 nanjye n'abaca banjye n'abagaragu banjye niko ngiye kubigenza uko niko nzajya imbere y'umwami bitari mu itegeko kanzarimbuka. Imana ishimwe. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Arinjira ahamagara Imana yo mu ijuru ibyiringiro byabo n'imbaraga zabo n'ubutabazi bwabo. Irangije iraseruka yo karame mwambika icyubahiro kitari icy'ubwamikazi mwambika ubwiza butari ubw'ubwamikazi imushyiraho igitinyira ava barambara mu masengesho. Arangije yerekera mu rugo rw'ikambere. Umwami akimubona hariya yahindaga ngira ngo nk'umushyitsi aterura inkoni y'izahabu wayayitungaga byabaga bisobanuye ngo nabeho. Akimutunga gutyo aregera akoraho aramubaza ati mwamikazi n'icyo ushaka niyo yaba umugabane w'igihugu cyanjye ndawuguha urashaka icyo urasaba iki? Aramubwira ati umwami niba mutonyeho kandi akaba byishimiye mutumiye mu nkera muteguriye we na Hamani. Yesu nahimbazwe. Umwami ati nimutumire Hamani vuba umwamikazi aradushaka. Aragenda arabatekera arabagaburira baranezerwa. Bamaze kunezerwa aramubwira ati n'icyo ushaka kimbwire. Aramubwira ati kandi nanone niba umwami abikunze jya gutegura inkera ya kabiri ayigarukamo. Ayigarukamo we na Hamani. Aho tubisanga mu bice 5 Hamani asohotse wageziwe mu murongo wa 13 n'uwa 14 wanezerewe marika ciye
bagiye kwiremba babona Moridekayi ntiyubaraye barababara cyane ariko yitwikira mu maso aragenda ageze uwatumira inshuti ze arazicaza n'umugore we Zereshi aricara abatekerereza uburyo akomeye uburyo ari uwa kabiri ku mwami uburyo nawe umurusha icyubahiro arababwira ati nta n'undi umwamikazi yatumiye kujya mu nkera n'umwami ni njyewe nubavuze ko dusubira mu nkera ya kabiri aravuga ati ariko ibyo ntacyo bimariye kibona Moridekayi w'umuyuda ku irembo ry'ibwami utazakinisha umuntu wiringira Imana. Yesu nahimbaza ngo bamugira inama ikibabaje nuko n'umugore yari mu bajyanama baramubwira ngo manika igiti cya mikono 50 mu gitondo uzindurwa no gusoma Moridekayi ku mwami usiga ukimumanitseho hanyuma ujya mu nkera ya kabiri unezerewe araragikoresha kirimo ubugome bwose buri bubabaza Moridekayi arayagikoresha mu rukera arazinduka ajya gusaba Moridekayi ariko iryo joro yagikoresha umwami nawe ndavuga uwo mwijoro asanga umwami wo hasi amubuza amahoro koko aryamye biranga agaramye biranga yubitse inda biranga mu buriri haje n'ibiheri ari imaragasa yabaza yari arwaye inda hari hari ubutabazi bw'Imana. Yesu nahimbaza ahamagara ababyina biranga arangije aravuga ngo nimuzane igitabo cy'ubucurabwenge. Yesu nahimbaza turaza ko cyari cyanditsemo ibya Moridekayi gusa bakubise urupapuro rwa mbere baravuga ngo umwami igihe iki n'iki habayeho gahunda zimeze gutya toye byo nta mahoro bimpaye bakubita izindi bina reka nkubwire ngo paje ziracyakubitwa n'urwawe. Tereshi bagambiriye kwica umwami bimenywa na Moridekayi abishyira Esiteri bashyiraho maneko basanga niko bimeze barangije bafata abo bagabo bamanikwa mu kigo cy'umwami umwami ataho aho niho nari nkeneye aho arabaza ati reka mbabaze Moridekayi wowe wakoze nirihe shimwe bamuhaye nihe ngororano bamugororeye kubera icyo gikorwa nyiraga babananaga nawe baramubwiye bati ntanaga obe niriwe kuzuba umwami ati ninde ugeze aho ngaho bati ni Hamani ati nta wundi wagira inama nazi Hamani agiseruka aramubaza ati umwami umuntu umwami akunze kuba kandi akamwishimira yego bamugirira bate bibirambwira ngo aribaza muri we hari undi umuntu umwami akunze kuba ku muntu utisha bivuze ngo yavuze uwivugaho mu byo yavuze ntiyisondere arangije aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha baza n'ifarashi y'umwami yabirijwe ikamba rinini ry'izahabu baza n'imyambaro y'umwami baza n'inkoni y'izahabu y'umwami bambika uwo muntu ndetse bamwambika n'impeta y'ubwami kuko yari azi ko nyuma y'iyo yahawe hari indi ikomeye. Yesu nahimbaza haleluya aravuga ngo byo byose babikorera umuntu umwami akunze kubaha kandi bamwicaze ku ifarashi y'umwami hanyuma bamuha igisonga kindi gikomeye yari azi ko inyuma ye hari undi icyo gisonga gifata ifarashi ntigomba kwirukankana kigenda gikurura ifarashi buhoro buhoro kinyuze uwo muntu umwami akunze kubaha mu nzira zose z'ishushani kirangurura imbere ye kivuga ngo umwami akunze kubaha umwami aravuga ati uvuze hatabuze na kimwe hatabuze na kimwe havuze ngo aho kugabanya ngenda yego kugabanya ahubwo wazamuka hatabuze na kimwe ihute ubigirire Moridekayi w'umuyuda wicara ku irembo reka mubwire Imana nijya kugutabara izahisha uwo wari we ntabwo izigera ihisha uwo wari we w'umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ihute ngo yagize ate yarihuse ajya kuzana Moridekayi
buriya Bibiliya irahira Moridekayi yari kuva ku irembo yarangiza akambara imyenda y'umwami adaciyeho mu cyiyuhagiriro cy'umwami ngo iki ntibiba Yesu nahimbaza haleluya kugira ngo yageze imbere y'umwami umwami arubarara aramubwira ati Moridekayi ingoma ndiho ndiwe ndikesha iyo utahaba sinakabaye ndiho kuko icyagaragazaga ko umwami yiyambuye ubwami akabwambika Moridekayi akabona ko Moridekayi ari utumye abaho nuko yamwambitse imyenda ye yose Yesu nahimbaza haleluya ambika Moridekayi bamaze kumwambika bamutereka ku ifarashi umwami atanga itegeko aravuga ngo Hamani are vuba cyane wibuze ntiwirukana n'ifarashi fata kurura buhoro nyuza mu nzira zose zishushanya imbere ya Moridekayi umwami akunze kubaha kwiringira Imana ibikoze isoni aramutambagiza amaze kumutambagiza aramugarura amushyira ku irembo amugejeje ku irembo ngo agenda yitwikiriye asubiriwe atumira inshuti ze za nshuti ze yaratiraga n'umugore we arabicaza mu bice bitandatu n'ubundi umurongo wa 13 na 14 arabicaza ababwira ibyamubayeho uza amagambo bamubwiye baramubwiye ngo Moridekayi ubu umaze gucogorera imbere baramubwiye ngo Moridekayi niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ukaba umaze gucogorera imbere ye ntabwo uzamushobora uzamugwa imbere niba ari umurokore niba ari umuntu wibaha Imana y'umurage akaba ariyo yiringira uzamugwa imbere ntuzamushobora akimara kuvuga gutyo bakimara kumubwira gutyo babona intumwa ije kumutumira ngo ajye mu nkera irahageze bamujyana shisha itabona bamugejeje kugira ngo yarabiriye akigera umwami yabwiye umugore ati umva uretse kwarura banza umbwira icyo ushaka banza umbwira icyo ushaka arangije aravuga ati ndasaba agahanga kawe n'akabene wacu kuri uwo mugome umwanzi wacu niyo atugurira kuba imbata ntacyo byari kuba bidutwara ariko kuvuga ngo turimbuke mwami mu maso harahinduriza arabaza ngo ninde wigiriye iyo nama none se yarayobewe ko yatanze impeta y'izahabu hari Imana igihindura ibintu Yesu nahimbaza haleluya